aba bantu aka kantu mu kanota ahantu kugira ngo witwe umukire iki kintu cyandika ahantu kugira ngo witwe umukire mu isi ya none iga gukemura ibibazo by'abantu kandi nanone wiyemeze kuba umugaragu w'abantu. Ndagushimiye kuba ubashije kuza ahangaha ni kuri Patrick the Motivator. Tuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bidufasha kwiga ndetse no guhugukirwa byinshi bigiye bitandukanye muri ubu buzima. Tugutera courage niba uri mu kazi twaducourage ukeneye two kugira ngo ukomeze ukore nibyo ngibyo dukora. Uyu munsi video ugiye kubona niyo twabageneye. Ndagushimiye cyane kuba kandi wabashije kuhagera n'ugenda kandi subscribe reka ngure ko banze urebe ino video ubundi turaza guhura mu nyuma. Ubundi ugenekereje amafaranga ajyana na discipline ariko mu rurimi rwo kwiyumva cyane ariko nanone kwicisha bugufi cyane. Ibi bintu byose abantu babyumve mu buryo bumwe. Amafaranga kugira ngo yatunge ugomba kwiyumva cyane ariko nanone ukicisha bugufi cyane kuko niwe yumva cyane bizatuma utekereza ngo wow Chita nansaba miliyoni imwe nkayibura araza kuzika ndiyumva ngomba kuyishaka ku buryo aramutse ayinsabye ndi buyibone. Ariko nanone nijyane muri strategy zivuga ngo nicishe bugufi kugira ngo ya miliyoni mfite n'ubundi buyihe Chita ariko ntaza kumva ko ihagije nkomeze nongereho nibindi. Aha hari ikintu twakomojeho twahereyeho ngo ese umuntu uri kureba iki kiganiro ari Nyagatare rw'imiyaga n'umwana uri mu nzu wenyine na nyirakuru ni imfubyi se bitewe n'amateka y'igihugu cyacu hashobora kuba avuga uti ibi bintu nahera he mbigeraho. Ari nacyo cya kindi navugaga ko niba ushaka gukira muri uyu mwaka wa 2025 wigira umuntu n'umwe wizera. Hari uburyo abantu bajya muri côté faible kuvuga ngo mfite oncle utuye aha mfite shangazi utuye aha mfite grand frère Abdou aba muri Amerika azanyoherereza ibi wayi kuki wowe utabimwoherereza. So ugomba kwiyumvamo ko ari wowe uzabikora nta wundi muntu wo kubigukorera. Ibi rero nari mvuze ko uwo mwana uraho uyu munsi ushobora kumbaza ngo ariko ko muba mutubwira ngo duhere ku busa ubundi busa wahera he. Ngenda gusaba ikintu kimwe. First of all niba uri aho ngaho mu cyaro ishakemo uburyo bwari bwo bwose wagera ku kintu bita internet. Ubu ni smartphone ifite internet. Icyo gihe uraba uri kuri source y'amakuru ku rwego rw'isi yose. Ikindi wirememo cya kintu nakubwiraga cyitwa discipline. Discipline ni iki? Discipline ni ukuba ngewe nshobora kuba nzi ngo Abdou ni umuntu w'inyangamugayo. Niba nanjye ntuye rw'imiyaga ariko ariho mvuka nkaba ntuye Kigali nshobora kumuhamagara nkamutuma ikintu runaka cyangwa se nkamubwira ntiva rw'imiyaga unsange mu mujyi hari utuntu uzajya umfasha. Ariko se niba mbizi neza ko ari umuntu ukora ari umuntu udashobotse nzamuhamagara miki. Icyo ni kimwe. Numara kwisetingamo iyo discipline abantu bakakubona kuri net ntabwo uzigera umenya uguhamagaye wariwe. Ni imodoka yaca ku muhanda hiwanya aho ngaho utuye umuntu akakubwira ati riho twakwijyaniye i Kigali mwaganiriye isaha imwe gusa cyangwa se twakwijyaniye handi. Ikindi navuga hari uburyo ushobora kuba uri muri bisi uri muri smartphone yawe wambaye headphone wifunze ngo niwe umuntu urenze muri iyo bisi. Uriya n'ubujije. Ahubwo iyo bisi ifate nkaho ari we muntu uri hasi y'abandi bose urimo. Hama wowe abantu muri kumwe umuganire nge nigaha hari ntabwo ushobora kubura ibiganiro runaka uganira n'abantu ariko target make sure ko nibura ku munsi ufata nimero 3 z'abantu bashya utaruzi. Nibura nimero 3 10 nubishobora nta kibazo 100 ariko ushobora kudahura nabo kuko naho utemberera ni mu kabari ko urwago ushobora no gusanga abo muhora nta telefone bagira. Ubwo biranumvikana ko ugomba upgrading ahantu utemberera. Ntabwo ari mu tubari duhenze ariko ushobora no kujya ku rusengero buriya ku rusengero abari abantu basobanutse pastor akagushyiramo n'umwuka cyangwa padiri. Icyo gihe rero make sure ufata nimero 3 nshya mu buzima bwawe. Abo bantu ntabwo ari abantu ugiye gusabaho usabiriza ngo mumfashe oya we savinga nimero yawe kuri WhatsApp nabo babwira uti mu saving yanjye tumenyane ujye umutungura nka mu gitondo bite seti hakurya wanyu mumeze mute umwihorere. There's a time icyo twita ikoranabuhanga ryaradufashije. Hari n'igihe ujya kuri Facebook bakakubwira ngo abantu ufite muri telefone nabo bari kuri Facebook mugahitamo ba connected cyangwa se washyira ikintu kuri status bakakibona.
ubu rero niba wibereye mu cyaro wari ufite ya hene yawe wororaga cyangwa urukwavu ukayipostinga urukwavu ruri kuri 3 wa muntu mwahuye mu modoka utazi icyo azakumarira azakubwira ariko warumpaye akwishyure. Rero kugira ngo ubone umukiriya ntabwo ari ukuvuga ngo urabanza urwikorera ujye mu isoko, ibyo ni ibya kera. Ibyo ni ibya kera. Niyo mpamvu uyu munsi nanakomoza ku bantu bakuru, abantu bashaje. Ubundi impamvu abantu bashaje twagiye tubumvana amafaranga Abdul, ukumva ngo umukire rumanuka atuye mu mujyi runaka ni umuherwe, ariko uyu munsi ukaba wumva yarakennye, ntabwo bigeze bajyana naho igihe kigeze. Bo bakijijwe na bya bintu byabo bya kera, ariko ntibakwapudetinga lifestyle cyangwa ubuzima bwa none. Natwe bishobora kuzatubaho nge Abdul cyangwa wowe, uyu munsi turiho natwe twiyumva ko internet bimeze neza, ariko tugomba kuba connected n'abana batoya bari kurangiza za senior 6, bakatubwira uti ibi nibyo biri gutrendinga, za Bitcoin, za online marketing, ibintu nk'ibyo bakatwapudetinga ibintu nk'ibyo. So ibi rero abajene muhora muvuga ngo iyo mutubwira ngo gutera imbere turaha no kurya ntibishoboka, hari ibintu tujuje my friend ugomba kurwana nabyo. Ndakubwiza ukuri, abajene benshi bakennye mu cyaro turimo turaganira mu yo muranyumva, ushobora kuba ukennye nta mafaranga ufite, ariko uza amakipe yose y'Iburayi yatsinze bingaye, Jackson wa mwataka twaguze ejo bundi, Jackson arakureba hiki mwaramuguze. ntabwo ari bibi kubimenya. Ugasanga umwana wicaye inyamasheke ari gutonganya umutoza wa Manchester United, urabona mu kanya polisi yarimo ikina na Rayon Sport, umukinnyi witwa Muhajiri bamushyizemo mu minota 90 umuntu uri Nyamasheke hariya yabigize intambara ati Muhajiri wacu. Otherwise wagombye kuba uri muri internet uri muriga ngo amafaranga bayakorera bate, bigenda gute, uracyari kuri Muhajiri uwakinnye umupira we wakoreye amafaranga ye, n'ubu barahembwa, n'ubu uyu munsi arahembwa. Nibyo fana umupira, ariko wibigira akazi ko nta muntu ubiguhembera. So n'ibindi abajene nibijyanye nanone n'abantu banywa inzoga. Cita tugeze gukorana ikiganiro nkubwira ngo mu buzima bwanjye sinanywaga inzoga, ariko nazinyweye kubw'impamvu kandi ya business. Byageze igihe ku myaka mike nari mfite ntashobora kuganira n'umuntu mukuru ngo turebane, navuga ntari kubundi izi soni nzazikwiza. Umuntu arambwira utari ko wagiye unywa akayoga, ndakayoboka. Ariko inzoga ya mbere nanyweye nari nsoje kaminuza, nshobora kuba nayigurira, hataza kugira ubyumva yiga muri primaire ngo avuge ngo nanjye ngiye kunywa inzoga kugira ngo nzajye nganira na mwarimu icyo muganira ni isoma kwigisha. Ndavuga ngo uramutse uyinyweye wayinywa ari ukubasha kuyigurira, kandi nabwo atari ukugiye kurara mu kabari, ahubwo with target. Bitume nganira na Abdul ku meza, bitume nganira na Julius ku meza, bitume nganira na runaka abantu. Niyo mpamvu uvuga ngo tugira imyemerere itandukanye. Umuntu ushobora kuba atanywa inzoga ariko yabasha kuyinywa kandi ntakora amahano, ashatse yayimuhereye uyu munsi. Abantu mwize shimi hari ikintu bita katalizere. Buriya abantu benshi banywa urumogi nibaza ko ari nabyo biba byaboheje, ariko ntibamenye ibyo barimo. Hari igihe ushobora kuba ushaka kwiba, ukaba ufite indangagaciro zitakwemerera kwiba, ariko bigatuma unywa urumogi kugira ngo ujye kubikora warakaye. Ibyo ni ibindi biri ku rundi rwego, nta nubwo nshaka kuzigera wiba. Ariko inzoga ni kimwe mu bintu twita katalizeri, bishobora gutuma ugira ibitekerezo se action, ikintu wendaga gushyira mu bikorwa runaka kijyanye na business ariko kitajyanye n'amakosa cyangwa ibindi bintu. Ikintu wendaga gushyira mu bikorwa runaka ukaba watinyuka kugikora mu gihe ukiri muto, kuko nanone hari uburyo dukunze kubaho Cita. Ntabwo umuntu yagutumira mu nama y'abaminisitiri runaka udafite self confidence ngo wisante muri ubwo buzima. Niho buri abana bo mu mujyi n'abanyacyaro batandukanira. Nje navuye ku Nkombo bantumiye mu nama ya Minedik, icyo gihe nibuka nari narashinze ikigo gifasha abana batishoboye cyitwaga Club Impuhwe. Haje abayobozi mu kigo baravuta ariko twumva ibitekerezo ari byiza uzaza i Kigali mu nama. Ndabyibuka hariya muri College Ami des Enfants, ariko nagezeyo ntangira kugira akantu k'ubwoba ko nari mvuye mu cyaro my friend. Ariko icyo gihe iyo nitereka nk'ikivuguto nka litiro 2 kimaze nk'iminsi 4 giteretse, ko nacyo gishobora kuba kirimo ibisigazwa bya alcohol,
nari kugira ibyo mvuga. So aho ngaho rero bimwe tuvuga ngo kuvuga ibintu mbwirwaruhame ntabwo ari ikintu umuntu apfa kubyuka ngo yumve yagikora. Hari uburyo nanone bwo kugenda wimenyereza abakire. Ikindi nabwira abajene musoje kwiga kaminuza ni muharanire kuba inshuti n'abakire. Kuba inshuti n'abakire harimo impact nyinshi mbi n'inziza. Imbi za mbere nuko iyo bagiye kunywa fagitire yabo biri hejuru, iyo nawe wicetsemo ngo nanjye ndishyura bill my friend ushobora kurangira bakwambuye inkweto. Ahubwo umujanja ushobora kuba ufite nk'agaperimi kawe bagiye kunywera ahantu ukabavumba rimwe, ubwo nanone umukiriya yo musangira winywa byinshi ngo umwireke ko ushoboye kunywa, nywa rimwe gusa umubwire uti ndahaze, kugira ngo abone ko nanone utamubangamira cyangwa utamugasipiye. Ashobora kubikugurira ariko ubutaha ntaguhamagare. Iki gihe rero ushobora kwigira umujanja ukaba wifiteho nk'agaperimi bajya gutaka ko ariko mwikenera umusare bageza muri uko mukire n'abantu we ntagakote kawo ni buriya ibintu by'amajinizi. Niba utaratunga amafaranga ushatse wabivamo. Abantu turimo turaganira sincerely speaking, niba utaratunga amafaranga jeans na bwa bupira buciye amaboko ushatse wabyihorera bro. Ntabwo abakire babikunda, ntabwo abantu bakuru babikunda. Abakire bo barabyambara kubera ko bafite amafaranga, ariko bo kugira ngo bagutrusting nuko bakubona muri image y'abantu bari sage. Uyu musatsi ubona afite utaza kuwushyiraho nawe ngo ucemo n'akarongo, ntabwo bikunda. Shyiraho akanatirere numara gutunga amafaranga nushaka kuzashyiraho na dread. Ibyo ubundi kenshi twakunze kuvuga amasomo, kwiga za kaminuza n'ibindi cyangwa se abatarize, ariko isomo rya mbere rikomeye mu buzima ni uko umwana yabaho hari umuntu afata nk'ikitegererezo, icyo twita aba role models cyangwa idols. Umuntu ushobora kureba ukavuga uti uyu muntu wow ndashaka kumera nkawe. Iki kibazo cita iyo tuganiriye kenshi singuca ku ruhande mbishinja itangazamakuru nyarwanda, kubera ko ubundi mu bindi bihugu baha platform umuntu ufitiye inyungu societe, ariko iwacu ho ni contraire, duha platform abantu baje gusenya societe. N'abana rero bakaba ba idol, abantu baje gusenya societe bakaba ba idol b'abana nabo bagakora basenya societe. Uyu munsi byakugora kubaza umwana w'umukobwa wiga mu kigo cya Shangi cy'abakobwa ngo urashaka kuzaba nkande mu Rwanda. Apari ya Jeannette Kagame, apari ya Ines Mpambara n'abandi bantu barubize mushiki wabo yakubwira nde wundi. Ariko muri Amerika siko bimeze. Politiki ukwayo na business ukwayo. Ko mu Rwanda se bahita batubwira Kate Bashabe, Shadibu, abakobwa nyine bo kuri internet. Ariko natangiye mvuga ko icyo kibazo ngishinje itangazamakuru. Komeza. Uri gishinja gute? Abo bantu bashobora kubera bari abana urugero barahari, ariko kubera ko nta gatwiko bakora ntabwo mushaka ko batunga mikoro. Murashaka gutunga mikoro abantu batwika gusa, abantu bakoze ati yagiye. Ntabwo nshaka kubigarukaho kuko nanjye nabambahaye platform kandi kirazira ariko mu magambo nakoresha nkanjye ubwanjye nitangiyeho urugero. Nakuze nkurikirana umugabo w'umunya Nigeria witwa Dangote. Nakuze numva ko ikintu cyose Dangote yakora nanjye nagikora. Byashobokaga ko nakura nshaka kumera nka Makuza, ariko sinari muzi. Numvaga Rwanda form gusa ariko ntazi Makuza. Ibi rero abakire benshi bo muri Afrika, ariko ndavuga cyane cyane hano iwacu, barabisangiye ngo ndashaka ko batamenya ko ari njye ubikora kandi batamenya ko bikorwa ukunguko. Ubundi nge simple as that mpita nkwita umuswa. Nta kindi wambeshya, nta nubwo bari business ukora, ahubwo uri umuntu uraho umeze nk'umujura ushaka gukora utuntu kiyibiramo amafaranga make nayo atanagukiza, kuko amafaranga yakiza umunyarwanda nta yaratunga ugahita wigendera. Ndaguha urugero. Hari business yigeze iza inakiriho iboominga cyane muri industry dufite muri Amerika. Abahanga nibo bavuga ko iyo business ishobora kuzayobora mu mabiliyoni z'amadolari mu minsi iri imbere yo gukora ibintu bya kambuca, inzoga za tangawizi, amarikeri yanga yakorwa bisanzwe. Hari abantu baje bakora ibyo bintu
nanashimira inzego zacu z'igihugu ko zihita zimenya ko birimo amafaranga bakabiha umurongo, ariko muzi abantu benshi bagiye babikora bashyira mu makanete aya macupa yavuyemo niri, hakaba hari abana hano birirwa bayakolekitinga bakayashyira abo bantu bakajya gushyiramo tangawizi. First of all, yiyemeje gukora uruganda, ntashobora kurangura icupa kandi arunguka, ntashobora gufilitra ikinyobwa arimo aratanga. Nuvuga ko we arashaka kubikora paf akuremo amafaranga yigendere. Ariho mwabonye rubanda bagiye babaca mu maguru bakavugana n'abakozi babo babiteka babigira bate, niho wagiye ubona havuka izi nganda zose tuzi za Nguvu, za NBG, za B1. Ibi byose ni higanwa mu mafaranga rishingiye ku kuba abantu barasobanukiwe ko izo business zirimo amafaranga. Ariko icyo nshatse kuvuga, ubu ngubu umuntu umwe muri abo bantu bakora izo business kuba atagira umucompetitors ni bibi kuri we kurutwa yamugira, kuko iyo utamufite ukora gake. Ariko iyo ubizi ngo nuvuga ngo ndanabamamaje ariko ntacyo bitwaye iyo uruganda tuvuge nka Nguvu rurimo rurakora rukumva ku maradiyo hirya no hino byacitse NBG, Nguvu ihita yameliyora na NBG ikameliyora, nayo yakumva B1 nayo ikameliyora. Nanabashimira abanyiriza inganda, ni bamwe mu bantu nibura mvuga ngo bafite contribution igaragara muri economy y'igihugu, kuko nabo barumva. Aba ni bamwe mu bakirenzi bumva. Nituza kuri Bralirwa, rwari uruganda rumwe rufite icyo bita monopole mu gihugu, utanyweye mitsingi ugataha. Ariko uyu munsi hari Skol, ndabura mitsingi nkanywa Skol, nihaza n'ubundi bwoko n'ubundi biratuma Bralirwa kwa kundi imodoka yazaga ikarenga Buranga ikarenga umuhanda bagahita bavuga ngo nyine ngo ubwindi zabonekejo. Why? Niba tayohereza Skol irohereza indi, kandi inzoga zose ziradusindisha. Ibi rero nibyo mvuga ngo wowe ukora business wahishe udashaka ko tumenya, uri muri baninga wowe ubwawe. Marshall Estate ntabwo iri buze gucuruza ibibanza ngo yumve ko yihariye isoko ry'u Rwanda gusa, harimo n'izindi company nazo zishoboye kubikora. So biratuma natwe twihutisha. Ibi rero mu kuvuga characters cyangwa se ibiranga business kora n'uburyo ikorwamo, biratuma ubona abandi bantu benshi baza muri icyo kibuga. Uko baba benshi nka bya bindi tukuze kuvuga ngo ariko leta ntitekereza kuri Rio Estate, no si gutekereza uri umwe, ariko ni muba benshi irabatekereza. Field yawe rero urimo umenye kuri muri baninga, niba ubikora wenyine mu gihugu uzatekerezwaho nyuma. Niyo mpamvu uzajya muri bank bakaguha loan iri kuri 20%, mu gihe hari undi muntu ujyayo bakayimuhira kuri 11 cyangwa 10%, kubera ko industry abarizwamo byabaye byinshi, barimo barashora, batangiye gusagurira amahanga, bigatuma binjiza amadevize. Icyo nasorezaho, aba bana impamvu ya mbere ishobora gutuma igihugu cyacu gitera imbere, n'ababyumva ntabwo nge nsingivuga ngo na leta ibyumve, kuko twe turi leta nitwe tugomba kubikora. Birimo kuba dushobora kurema, guha umwanya abantu bafite ibyo bagezeho, bafite ibyo bakora bizwi, bakavuga uko byagenze, akavuga background, wa mwana umwumva akavuga uti wow, burya birashoboka. Ari naho muri ya systeme nakubwiraga ya parrainage Julius, ntabwo nibaza ukuntu ushobora kuba uri minister warize mu ishuri primaire hariya Gikongoro, ariko ukaba ugiye kuva mu ntebe utaranageyo nibura kuri primaire wizeho, ngo ubwira abana ngo nyamara nge nizaha mva hanjya i Butare muri groupe officielle, mva hano njya muri byasabye iki, bagurishije ihene, byasabye iki mu rugo bagurishije ibi, uje gutanga iyo speech wanyu mu cyaro. Ariko nta nubwo mbarenganya benshi muri mwe, kuko niwanya aho muvuka baracyari mu nzu zibagwira, kandi mufite amafaranga, muri abayobozi bakomeye. Hari abayobozi benshi tuziranye, bamwe muri mwe ndabazi, ugera iwanyu rwose ugasanga mu nzu nta sima, imbaragasa uko wahize muri primaire niko bikimeze. Sinibaza rero niba utaragiye ngo ufashe abo wasizemo bakwishyuriye ishuri aribo ababyeyi bawe, uzatekereza kujya guha ideas abana bariyo. Ariko ibi nanone ni revolution mu rubyiruko. Urubyiruko ndabahamagara, impamvu igihugu gishobora gutera imbere nuko haba harimo abajene benshi understanding business. Ibyo bindi twavugaga ngo umuntu ushaka amafaranga nuko agomba guharanira gukemura ibibazo by'abaturage. Uraza kubona nka moto usange itwaye box yanditseho vuba vuba,
uriya ni umujene wavuze uti abantu bari mu ngo zabo babuze umuntu batuma, nta mwana bafite, bagiye i Burayi cyangwa se bagiye ku ishuri bari muri interina, why not ntashyiraho iyi serivisi bakazajya bantuma, ariko marakorera amafaranga. Aba bandi benshi bicaye mu ngo zabo bambaye amapoketi, bari guterura ibyuma igitondo n'ikigoroba, ngo turashaka kujya kuri wide hariya mu mujyi muri kwa Coach Gaël hariya muri Kigali Universal, ngo dutsindire abana. Urabatsindira ubajyana otherwise wakaba bivuga ngo ndajya hariya muri business ntsindire amafaranga, ariko urashaka gushowa ingofu just kugira ngo utsindire abana, kajya mu cyamunara cy'abakobwa. Ibi rero hari igihe tuganira dutebya, ariko abantu tugerageze turebe uko byagenda. Ari naho Julius nge mvuga ngo ni umusanzu ukomeye, narashimira Abdu nk'umujene, intambwe wateye ntabwo aba ari ibintu byoroshye, ariko ari ngewe, ari wowe, ari n'undi, hari n'abandi bajene muticaye aha mufite ibyo mwavuga. Kuba turi kuvuga nanone ntitukigira intyoza, ntabwo ari twe gusa dufite background nziza, hari n'abandi benshi nabo ngira ngo tuzafata umwanya ubaha amahirwe kuri izi platform bavuge, twese dusenyera umugozi umwe, ariko nanone bimwe tunenga nibura twe tubinenge twarabikoze. Ubundi birababaje kunenga ikintu nawe ubwawe utarakemura. Niba mvuga ngo minisita nturamanuka ngo ujye kuganiriza aho wize muri segonderi, muri primaire, muri kaminuza ngo babwire uko byagenze nabo bakwigireho, ese nge nk'umucuruzi narabikoze iki? Nanjye nibaza icyo kibazo. Wowe se nk'umukinnyi ukina umupira w'amaguru wakuriye muri akademi ya Rutsiro, wasubiyeyo muri akademi aho wakiniye, ubwira abantu uti nuko byagenze, uyu munsi ndi gukina mu Mavubi ariko naha navuye, nkuko ba Jaberi Imana ishimwe babikora, n'abandi dushimira benshi babikora, Jaberi, Yannick Bizimana. So kubaka igihugu, iyo tuvuga ngo kubaka igihugu, abantu bashobora kugira ngo nugufata amabuye uyakuye induba ukaza kubaka inzu ku Gisozi. Ntabwo ariko bimeze. Kubaka igisozi, kubaka igihugu ni ibikorwa byinshi byiza dutekereza byiza, tukabimurikira rubanda, twese tukabijyanamo, tukabikora kandi bigatanga umusaruro. Aha rero abajene Abdu nibyo navugaga, apari yo kuganiriza aba bana, hari nka fondation mfite yitwa Marshall Foundation. Nawe biriya byose ukora n'abari abandi nabo ibyo mukora namwe turi kuganira, dushobora kuvuga uti mu cyaro runaka abajene bane bahize abandi muri entrepreneurship mu kwihangira imishinga, wenda buri umwe tumuha 100,000 si 400 by'amanyarwanda. Ibyo natangiye kubikora, nawe ndabikubwiye kugira ngo ubikore, kuko ntabwo ari igikorwa kindeba gusa, tubigiyemo turi benshi igihugu cyahinduka. Umwana uri mu cyaro, umukobwa uri mu cyaro wabyariye iwabo, ibinoti 100,000. Nje iyo nshaka kubisobanura neza, Hennessy abantu mu nzoga igura iryitanu 150. Hari naho igera muri Truwasa bitewe naho. Hari naho igera muri Truwasa bitewe, ariko tuvuga 150. Nuva ko ushobora amadolari 100 y'amanyarwanda. Nako ya Amerika, amadolari ya Amerika 100. Wigomye Hennessy wanywaga rimwe mu kwezi, ushobora guhindura ubuzima bw'umuntu, ukamuha 100,000, akaba ashobora gucuruza ibisheke mu cyaro. Mu cyaro ushobora kurangura umuba w'ibisheke w'50,000 ukawucuruza 70,000. Business zirari my friend, abantu mu cyaro bakorera amafaranga, nta depense yakoze ntaki. Ariko nawe wundi waguze ikibwana kinguriwe muri ibyo 100,000, ejo bundi kizabwagura abone ibibwana 6, usange nawe yatangiye gukora ku mafaranga. So natwe tube abambere mu kuba dushobora kugira icyo dukora kuri icyo kintu, ariko nawe wahawe ayo mafaranga. Igihe ushobora kuvuga ngo muri foundation naguhaye 100,000, ukagira ngo na amafaranga naguhaye yo kujya kurya imigati my friend, cyangwa ayo kujya gutereta, tuzabonana dufatane mu mashati mpaka yasubije. Aricyo mubwira ngo nawe nuyaha umuntu mubwire ko ari inguzanyo, ntabyo ubusa, nta mafaranga haratangwa y'ubusa, kuko twese n'abandi amafaranga aravuna. Nakuvuna uyu munsi niba ashobora kubona 1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda, nuko biravunanye kuyatunga. Nawe rero nuhabwa ayo mafaranga, umenye ko ushobora kuyakoresha ukayabyaza 1,000,000, ugahita ufata bya 100,000 wahawe
nawe ukavuga uti reka njye kureba undi muntu nawe ufite imitekerereze yamuteza imbere. Nibyo byo rero twavugaga ko ushobora gutera imbere ufite umuntu uguteruye ukuri inyuma, ariko backup yo kuba umuntu akuri inyuma ntabwo ari backup gusa mu kuguha amafaranga. Backup ya mbere ni ibitekerezo. Ari nayo mpamvu ngiye mbwira abajene bataratunga biliyoni 30-50 z'amanyarwanda mu bifatanye inzozi simple, bifate nko kuba wamanuka hano mu mujyi n'amaguru rwose ukigera ku Kinamba kandi ukavayo amahoro nta muntu uguteye ibuye. Ahabwa ikintu gishobora kukwizeza ko uzabishobora, wowe banza wiyumvemo ko ubwonko bwawe ari diyama ubitse mu gihanga my friend. Wowe uvuga uti ngewe ibi bintu ndabizi birakora, nabikora bikabyara amafaranga, ubikeneye ushaka ko tubikorana, ushaka ko mwinspira bigakunda anyishyure cyangwa azana amafaranga tubijyanemo. Ubundi nicyo abahanga baturusha bari aba Elon Musk bavugaga, gutunga ari ziriya billions z'amadolari ntabwo ari uko aba ari ayabo, ahubwo bafite investment nini cyane y'abantu bagiye babizera bakavuga ngo muri Tesla turahabona future, reka turundemo aya mafaranga. Nawe nukora business, tuvuge i Kigali hari ibibazo by'uko abantu bataha nijoro, ushobora kuvuga uti ngiye kuzajya nteka ibishyimbo mbi packaging ngiye muri meet mu ngo z'abantu, nanjye nimbyumva ari business performing navuga reka shyiremo 50,000. Rero nuko bigomba kugenda, witekereza ko gutunga amafaranga ari ayawe uzakorera ugere kuri miliyari, my friend wazarinda upfa bitarakunda. Ariko Cheetah Magic nka platform nini, uyu munsi umukire ashobora kuvuga uti Cheetah Magic ko mbona ikora cyane, reka mbe nazemo miliyoni $1, undi ejo akaza agashyiramo miliyoni 2, ubona agatunga amafaranga. Ukwavu mu rugo bakakubwira uti have bizana aduyi mu nzu. Icyo nge nakubwira rero, ntabwo urukwavu ariyo kamara cyangwa se ubwo bworozi navugaga. Ushobora kwishakamo, niba wiga muri segonderi byumvikane ko niba unatuye Nyarutarama wifashije, ushobora kubwira mu rugo uti nge ariko muye mumpaye nka 500,000, aho kugira ngo yajyane muri izi night club duhuriramo twese tujya kugorora imitsi y'ubwonko. Uvuga uti ngewe ariko ushobora kureba nk'umuntu naha akazi ka agent, akaba umu agent wa MTN cyangwa runaka, nkamushyira ahantu akaba yicaye hariya cyangwa by'ibintu by'irembo cyangwa by'irembo ibintu byinshi. Noneho nuva ku ishuri uceye urebe utese bimeze bite, float urayifite, commission zabonetse, utuntu nk'utwo. Ariko wumve ko gutangira gukora uyu munsi bikureba, ntabwo ari ukuvuga ngo nzakora ejo. Bakuru banjye rero mwicaranye ama PhD ama masters, muhora munyerera hafi aha ngaha ngo mwabuze akazi, namwe tuganire. Ubundi icyo wize ibyo ari byo byose, wize ibintu runaka. Ariko se ibyo bintu byose wize tuganiriye ni ibigusunikira gusaba akazi, cyangwa nabyo ibyo wize hari small business ushobora kubibyazamo? Ndavuga nk'urugero, umuntu wenda yize chimie pure, kuki se nibaza ko umuntu wize chimie afite aho ahuriye na za biology buriya ibintu bya food science, kuki udashobora kubaho nka Ruhora imbere nzi urimo urakora imigati mu bihaza? Hari umujene nzi witwa Ruhora imbere, ndanamusuza cyane, ari Nyagatare. Ni abajene benshi twagiye duhura bafite impano yo gukora business. Nawe nanakubwira niba iyo mpano yifite twaba inshuti, ndaza kuguhereza imirongo twahuriramo. Nawe n'uwo mujene witwa Ruhora imbere ari food, ahantu dufite uruganda rukora ibinyobwa, ariko nisanga ni umuntu ufite mind iri hejuru cyane. Kugera uyu munsi RBM mwaramubonye umujene bavuze ngo arimo arakora amandazi mu bijumba ibihaza. So wowe wicaranye masters urimo urambwira ngo hari n'ibingibi ariko by'amasavon liquide n'ibindi kandi bidasaba by'amasavon liquide. Abantu babuze amasabune bogesha amamodoka yabo. Ubundi aba bantu aka kantu mu kanota ahantu kugira ngo witwe umukire, iki kintu cyandika ahantu kugira ngo witwe umukire mu isi ya none, iga gukemura ibibazo by'abantu kandi nanone wiyemeze kuba umugaragu. Urabona amagambo tuvuze, urabona umwanya bintwaye energy, ndandimo ndavuga gusa ngo gutera imbere. Ariko mu cyaro aho mvuka ku Nkombo ntabwo biragenda neza. Nicyo nge nahereyeho ndavuga okay, niba mvuka ku Nkombo nzi neza ibibazo biriyo. Hari ibintu abantu mu cyaro dukunze kwicara, nanjye nagiye njya muri utwo dukundi, ngo ariko ngo umukire witwa Ruberi wacu ngo bikigali ngo ntakintu atumariye, umukire wacu ngo muri Amerika ngo witwa runaka ngo wowe umaze iki? First of all, mbere yuko bavuga wowe umaze iki? Aho rero ngewe niho navuze nti
ese nkanjye nka Emmanuel ndirirwa mvuga ngo runaka ntacyo bakoze mu kirwa cya Nkombo, baragikoze ahubwo ntacyo nzi, ahubwo ngereka ngira icyo nkora mvuge nanjye batazambaza ngo wakoze iki. Nicyo rero twita Marshal Nkombo Beach. Navuga ko ari artificial beach ya mbere nini ibayeho mu Rwanda, with target ko ari nayo izaba ari ya mbere muri East Africa n'ibinakunda no muri Africa. Hari igihe tuvuga ibintu abantu baba ngo uyu mugabo arimo ararota. My friend, ngiyo tuganira nkubwira ibintu bimeze nk'inzozi ariko nkabitaninga into reality. Niyo mpamvu tuvuga turebana kugira ngo ibintu no bihinye uzankubwire ngo just uzansure in 4 months. Niyo mpamvu ibi byose kugira ngo bikunde nakomoje ku kintu bita kuba umugaragu w'abantu. Turabizi. Yego. Abdurabizi. Iyo mpamagaye ukambwira ngo ngira mu Bugesera undebere kiriya kibanza umuntu yandangiye gifite metero zinga, mbikora nk'akazi. Nambaye ikote ndikuramo ngasigarana agapira nkiruka. Nkaba umukozi wa Abdu. Umuntu witwa Titi Thierry yamamagara muri Amerika ati Emmanuel jya kundebere inzu yanjye ndimo ndubaka i Masaka, ndiruka nkanjyeyo. Nabaye umugaragu w'abantu. Ntabwo byose wabikora ngo bigende neza. Hari n'uwo ushobora kuba ndi kuganira ahangaha wenda naraguhemukiye, ushobora kuba hari ndabizi, hari service naguhaye itaragenze neza, ariko twese turi abantu, turi ku isi. Yesu kugira ngo abambwe nuko se atari umugira neza, ariko twese ntabwo dushobora kunezeza abantu. Ariko nubwo atari byo duharanira, nubwo atari byo duharanira, nubwo atari byo twimikaje twashyize imbere, nibura ninaguhemukira utera intambwe ivuga ngo wampemukiye, nanjye nkubwire ngo ndarekonesa ko naguhemukiye, tubishakira igisubizo. Nigeze mvuga ngo umukire runaka afite ibyo afite ngo araragiye. Chita yashinze Chita Magic araragiye. Kuri 5,000 araragiye. Okay. Abantu bose bararagiye. We wakwihanganye ukaragira. Kuko umushumba bitavunanye, kuragira inka z'abandi bitavunanye, twese kugira ngo iryo terambere turigereho. Nawe wabaye umushumba nibura ariko bikagenda neza. Ariko mbwira abantu benshi batekereza muri iyo kote ko ari uburyo bumwe bw'imitekerereze yabasubiza inyuma, kuko umuntu azageraho yicare yangiye gukora ariko uvuga ngo nabari ababifite bararagiye. Ariko bararagiye, ariko baragiye amafaranga kandi niyo twese dushaka. So nawe nakugira inama yo kuragira. Twiganirire n'abakozi ba Marshal Estate. Mbibutse ko Marshal Estate ni ikigo kibagezaho imitungo itimukanwa, amazu, ibibanza. Nsuhuza mwese tutari duherutse kuganira, ubu ndibaza kuva 2025 yatangira nicyo kiganiro cya mbere nkoze. Ndashimira abo twabanye neza muri 2024 na 16 kugera na 2016 kugera 2024, abo twabanye neza mwabashije kugura ibibanza, amazu muri Marshal Estate, turabashimiye. Ndagushimiye. Ngira ngo umaze kubona byinshi bigiye bitandukanye, umaze kwiga, niba umaze kwiga ubwo akarayike wagakanze nta kibazo. Icyo ngusaba rero, kora sharing inshuti zawe nazo zibashe kumenya iki kintu, cyangwa se zibashe kumenya Patrick ni Motivator. Patrick ni Motivator nkuko nabikubwiye, tubafasha guhugukirwa ndetse no kuba twabasha gukomera mu bintu bigiye bitandukanye, cyangwa se no kugira courage muri ubu buzima, kuko wamubizi ko ni ibintu biba bigoye cyane. Dushyigikirane rero, duterane imbaraga, ukora subscribe. Ndagushimiye cyane, naho ubutaha ubwo ngubwo ndakeka wize neza. Patrick the Motivator.